hari icyo ufite wicuza ushaka utarakoze neza muri kariyeri yawe? cyari iki uzi isaha kinicuza muri kariyeri yanjye nuko gusa ubu none nashobora kwamvuga ati wenda nabyo kuko iyo ukina muri equipe kugira ngo ujye kubaza ibintu bya salary nta muntu wapfa kwibaza gutya ngo abigusubize gutya live ahubwo ko gategereza tuzakubwira wenda ubwo bose basigaye bica bakanegosiye bagashyiraho umukono. ubwo sasa ikintu kiba kinatangaje kinanangaza ntabwo mva kuno umukinnyi ahembwa miliyoni hafi imwe y'iki gihe ukambwira kuno ngo bari munani gutse. Yes, reka ngusuhuze kandi ngwikaze. Nizere ko umeze neza cyane, nizere ko uri amahoro mu bice bitandukanye by'isi uherereyemo. Ngo ikaze kuri The Bros Entertainment. Nitwa Eri Baryinyonza. Ndibwira ko umeze neza, ndibwira ko uri amahoro, ndibwira ko nta kibazo na kimwe ufite, ariko niba kina hari pole sana wihangane, ntago ariko bizaguma, igihe kizagera birangire, ni kwisi iteye. Iyi si babyikaraga bro, namaze kuvumura ko babyikaraga, nta muntu buryo ubaho neza 100% ngabeho yishimye. Cyakora hano baho nabi 100% nyine umunsi ushobora kugenda neza undi ntugende neza, ni ibintu bisanzwe. So ngo hari ikaze rero mu cyuma cyacu cyitwa Sports Debate, aho tubananga muri The Bros, murabizi maze kumenyera cyane. Nawe mushya uje urebye kino kiganiro ari ishura ya mbere, reka tugwikaze. Niba utarakora subscribe, ni igihe ni iki cyo kugira ngo ikore, twagure uyu muryango kurushaho. Ni urugo rwiza, ni urugo rubamo amahoro, ni urugo rubamo urukundo, ni urugo rubamo ubuvandimwe, ni urugo rubamo gushyigikirana, ni urugo rugendwa tugendererwa n'abantu benshi batandukanye bo mu ngeri zitandukanye. Of course n'uyu munsi akenshi dukunda kwibanda ku mupira w'amaguru kubera ko twisanze ariyo game abantu bakunda cyane, aricyo kintu tubasha kuza kuganiraho. Akenshi ibyo dukora bishingiye ku rugendo rw'umuntu. Muribuka documentaire yacu twakoraga kera dukora biburayi yitwa urugendo rwe, murayizi twayimuri hanga, ariko no tuyikora mu buryo bwa live, tuyikora tuganira urugendo rw'umuntu, kandi nibwira ko ruraryoha rukagenda neza cyane. Murabizi tuganira nabo cyane kandi mukabikunda cyane, tunabashimira ko mubikunda. Uyu munsi rero nabazaniye nde, urabona mu myaka ya za 2005 na 6 na 7 kuzamura, u Rwanda rwagize abakinnyi benshi beza. Buri kirya gihe umunyarwanda wakinaga muri kirya gihe, iyo myaka za 2005 na 2007 ntabwo washoboraga kujya mu kibuga umuntu ubeshya. Ni ukuvuga ngo umukinnyi w'umunyarwanda wakiniye generation ya Migi, generation ya Haruna, buri umuntu wese w'umunyarwanda wakinaga muri kirya gihe muri champion y'u Rwanda akina muri amakipe akomeye, ntabwo yabeshyaga pe, yabaga zibyo arimo, yabaga ari umubora, yabaga ari umunyamupira. Ndashaka nkwibutse, uribuka umukinnyi twigeze kugira waririmbwe cyane ku maradiyo kuri nimero 3 witwarwa Mwemere Ngirinshuti? Uramwibuka? Iryo zino ryibuka, mbwira iryo zino ryibuka. Kuri 3 ikipe ya polisi, Mwemere Ngirinshuti kubita 3 uteye ubwoba. Ibana tuvuga tuti muri polisi bagira muri football uteye ubwoba. Ikirenge n'abakinnyi benshi aza kuza kutuganiza kuko turi kumwe nawe uyu munsi, aze kuza kuduha urugendo rwe. Bwana Mwemere Ngirinshuti, ngo ikaze muri The Bros. Umeze neza uramahoro? Amahoro ndashima. Reka mubwize ukuri, sinzi uko byabaga bimeze, ariko waza kuza kutuganiza ko ugiye kuganira natwe ku rugendo rwawe. Ariko kirya gihe abakinnyi b'abanyarwanda bakinaga muri bari abanyamahanga babaga bari mufite mu equipe yanyu, baza mwarabaga muri ahantu hadasanzwe vraiment, kuko ntabwo byabaga ari ibintu byoroshye ko umwanya wo gukina muri bari abanyamahanga, right? So ntabwo byabaga byoroshye, byo hari abyashaka kuya mukore cyane, kuko nabo twakinaga nabo abanyamahanga babaga bazi umupira mwinshi cyane. Okay, urakoze cyane. Ngo ikaze muri The Bros man. Urakoze. Amakuru yawe? Ndaho ndashima Imana urebye. Iminsi myinshi ntago twaduheretse kukubona, ntago bamwe baretse kukumva. Umabaye ute muri ibinsi, umeze gute? Mwemere Ngirinshuti, mbere ko twibutsa abantu Mwemere, hari n'abarebye isura buri yakiragiye, hari ukuntu bya kamera bitabaga biremereye cyane, ngo usange abantu bafotoye, ngo usange YouTube za filmye umuntu, ngo usange za social media twapostinze Mwemere, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ku buryo hari abantu bashobora ufite izina ryawe riri famous, ni star kurenza isura yawe, reka mbyite ntyo kubera igihe wakiniye. Mwemere amakuru yawe muri iminsi ubayeho ute bana? Urebye gukina umupira, urebye ni nka famille yanjye nkomokamo, urebye hafi ya yose ari sister wanjye
nawe yakinaga umupira uriya witabye Imana Imana mwakire undi nawe umurikiye nawe so ni nk'abasista batatu mfite bose bakinaga umupira bamwe bakina muri za AS Kigali abandi bakina muri mandi ma equipe yandi najya nibuka ariko barakinaga basanga n'ibintu bya famille none tukajya na muzehe nawe wawukundaga muzehe wacu nawe yitabye Imana yakundaga umupira bamwe abenshi baramuzi bamwitaga Tindo so ubu urumva nawe yakundaga umupira akabe babonaga ku stade yarakinaga umva icyo gihe ni ibintu bya famille niko nabivuga ukunda rero nanjye urumva ko nakwikiye nyine byandi bya famille ariko ukunda uko nafashe umwanya kugira ngo none ngenge nkakora sport cyane nkunde gukora sport cyane zisanzwe gukina gusa umupira nkajya nirukanga biraho ngaho gusa ariko nkanakina nta kibazo ubitangiriye so kubitangira ndimo ndumva twari dutuye Kimisagara nabitangiye ahantu bita kuri Maison de Jeunes ndahareba Maison de Jeunes bitangiye muri equipe hari equipe nakinagamo ya mbere bitaga ngo nimba ari so ngo bitaga Mobile ari equipe aho kuri Maison de Jeunes nza kuza kujya muri Esperance ndimo ndumva muyizi yari Esperance yazemo cyangwa n'abandi bakinyi murabazi iyo ngiyo nayo nyikinamo nza kuza kuva muri Esperance njya Kimihurura muri Renaissance iyo bita Renaissance nayo yari mu cyiciro cya mbere icyo gihe ndiko mbyibuka wakinaga muri Esperance se mukina muri Esperance nta cyiciro na kimwe yakinaga gusa bisanzwe gusa ariko nyine izamura abana nyine bafite Imana mvamo rero njya muri iyo ngiyo ya Kimihurura Renaissance iri mu cyambere yakoraga muri FAC hari rya rujyayo ubwo njyayo ndimo ndumva ari nko muri 2005 gutyo na 4 gutyo 2005 ariko njyayo nuko ndatangiye ubwo njya gukora hari imyitozo ubu bita Rukundo ari perezida wayo bano bita Amabombe ndimo ndumva Amabombe ndabashaka kumuzi Amabombe ndamuzi Amabombe ntiyabaye muri neza amfasha nyine kuba nyine nazamura nyine impano yanjye babonaga n'ubundi umupira sista nk'umuntu nyine ushoboye ubwo rero biba ngombwa ko nyina ayo mamace niho equipe baje kuza guhindura Renaissance hinduka nuza Stade hinduka AS Kigali muri icyo gihe none bahita bafata Renaissance bayishira muri mu mujyi nyine wa Kigali ngo tuba Renaissance iba ariyo equipe y'umujyi wa Kigali icyo gihe rero tuba AS Kigali ariko icyo gihe nkashimira no mutoza bita Coach Batista abana hari byamfashijemo cyane mu football yanjye uko nayo hari ibintu yagendaga nyereka mu kibuga nashoboye kuba nshobora akavuga ati ngiyi wabishobora kugira ngo we waba umukinnyi mu buzima ugaragara mwiza nawe yaramfashije ntabwo nibagirwa ko yigeze no gufata umwanya wo kugira ngo banyinishe mu batarengeje imyaka 17 tujya muri Sekafa yabereye muri Zanzibar wowe nkajya ngenda nzamuka gutyo tujya no muri Angola gutyo agenda nzamura gutyo so ndangije APR icyo gihe iba ibonye ko nshoboye igukuye muri Kigali mbaye muri Kigali hari ryari ubwo hari nko muri 2 gutyo na 6 gutyo na 7 ntabwo watinze muri Kigali so igihe uwo bita Mukandira Futira yari maratoza APR ni nko muri se yani Futira Magruare hari muri za 20 oya 2007 ahubwo n'8 niba nibuka neza andi Futira Magruare so ndebera ndi Futira aza gutoza muri APR niba gushatse ntabwo ari washatse kuko APR yo ntabwo umwanya wo kugira ngo ugiye umutoza ashaka abakinnyi ntabwo bijya bishoboka bo barashaka ubundi umutoza akaza asanga abakinnyi aho ngaho ndi Futira ndeko ndibuze kuza kubona neza parcours ye igihe za manga ziza mu Rwanda za ndi Futira twagiriye muri yo mutoza w'umuhanga atoje APR yes nibyo 2006 nibwo yaraje muri APR yamaze imyaka 2 ayivamo 2008 ajya mu center wa Rupopo cyangwa ndi Futira za icya Sekafa tegura Sekafa icyo gihe ndimo ndumva icyo aza muri APR nibwo nawe sujyayo aza muri APR nibwo nanjye nahise njya ubwo hari 2006 rero ubwo icyo gihe APR yandibutse tujyanamo n'abakinnyi b'abanyarwanda ariko bakeya ashobora kuba nanibuka izisa uwo bita Shakaja Shaka sinzenda niba umwibuka uwo bita uwacu Jean Bosco wacu yari amazina twumvaga cyane abakinnyi b'abanyarwanda harimo na Jimmy Gatete nibo bakinnyi b'abanyarwanda dushobora wenda kuba twarahuriyemo hariya muri equipe kuko abandi bose twabonaga ari abanyamahanga abandi bose babaga ari abanyamahanga wenda
ubwo icyo gihe byadusabaga imbaraga nyinshi cyane kuko umwanya nagomba kuba najya gukinaho waba uriho umukoranabushake mbanza umuzi wita Elias uzamukunda Elias baby umukoranabushake apana baby ntago ari baby ntaganda Elias ukuntu yimgitiranije hari uzamukunda Elias baby hakabona ntaganda Elias bero ntaganda Elias niwe mukoranabushake ubundi ariko iriya piro mugani mbabari twibusanya Rwanda APR ya 2006 anifutira zamo nawe bagukora muri SGR bagutwara yo hariye wene turaza kuza kutubwira nyine iyo negotiation iyo procedure ukuntu byagenze ariko muri APR yari ikipe imeze gute n'ikipe yabonye gute kigeramo ya APR na Nisa igihe nicari nkareba kuntu ubungu champion mu Rwanda kuntu ihagaze nkareba no kuntu Amerika magenda bayakora ariko yo nibutse ya APR nanjye nkavate ngo ibana ikipe n'ibindi ya APR ndaruka neza uko ngiye hari abakinyi twabaga tureshya ariko ngavuga ati mba abakinyi ntago bashobora umupira ko nanjye ndawushoboye ariko ndabona kuntu bagenda ngavuga ati ibindi bro hari abakinyi ngiye nabonaga mu cyinga ngavuga ati ariko so ni umukinyi cyangwa bamwe barambeye ariko bigatuma none natwe tugerageza kuba twakora kugira ngo natwe imbaraga bafite kugira ngo tube kuko nimba natwe twabigeraho kuko twabaga dufite ubwo bushobozi uko bikeneye byose muri APR twarabibonaga icyo gihe urumva rero kugira ngo uzashakishe imbaraga ni ibintu we wishiragamo kugira ngo imbaraga zize niba umunyamahanga wabonaga icyo kurusha iki nawe wajyaga gushaka tu kugira ngo nawe umere nkawe n'ubundi nawe umuprove ubwo icyo gihe njye mu gihe mfite ubwoba abo ni umwana kamera mfite ubwoba kuko narebaga APR dukina nayo muri champion bisanzwe nta gucenguje abantu bafite 18 icyo gihe 2006 tuva 18 icyo gihe ubwo nukuvuga ngo APR icyo gihe nagiye mu gihe mfite ubwoba kuko hari abakinyi bamwe baba baravuyemo yari yarirukanye abo bitango batabura Bubakar babazi bakinaga kuri za gatatu nabo bameze neza cyane barabahanga yarabirukanye none ngavuga ngiye icyo ngiye gukoramo hari ngavuga hano ngiye zakina ikipe muri za Renaissance cyangwa izo za Kigali ariko somageze rero ngira n'abajyanama beza bazima mura n'abantu bandi mura no bita Kayira Yusufu Chami yego mura no bita Sibomana Abdul mura na Jimmy Gatete so bajyazanye kumba hafi yo kuyangiye banganize nyo kuri bo banye nasanze usanga abanyene bakuru b'abanyarwanda bakajya banganiza bagatengo Peter hangara ukuntu bimeze hangara no kwitwara neza ayo ngasanga bo nabandi basaza bakizito Manfred na Bajano Witakenge bakajya bagenda banganiza gake gutyo so ubwo ngenda gutyo menyera ngeze aho ngaho no bakajya bagatengo Petit izi match hari match ugomba kubikina uyo kugira ngo wewe uriho ariko na match utakina ari abakinyi kwibwirira ari abakinyi bimbwirira nuko twajyaga ku mwanya umwe dukompeta naye igihe yazaga nka Elias na Ganda kamwe gatego Petit hari ama match ugomba kujya wicara ugatuza ukajya ureba umuntu aba ameze mu kibuga nawe ukabirebesha amaso akakubwira yuko wikaye utuwaje tu we icara hari gusoheba gusagiye kunumba ameze ubundi ubona kunumba ameze wenda icyo nabo guzaga akantu kubuzahirwa kabaga kamurimo kabiza ko gukangana n'iki iyo byaramfashije so byaramfashije ko nabo bantu bakuru mu myumvire kubaha kwicara mu kareba kwanzi nyene icyo bakora kuko nimba bagishoboye nawe kugira ngo urebereho okay ni muri APR mbere ko tuhava ubundi byagenze bite kugira ngo ujye muri APR bitangira for the first day uyumva Nicole yaje niwakwegereye byagenze bite ako kantu kose ukuntu kagenze kugira ngo wisange uvuye muri AS Kigali icyo gihe urekeze muri APR byagenze bite kujya muri APR ukuntu byagenze nanjye ni nk'ikintu cyaje gutya kinunguye n'inzozi nimba ari inzozi simbizi yego nagiye kubona gusa mbona umuyobozi wacu ari we Rukundo wari president wa icyo gihe twabaye AS Kigali yaraje anyana ku ruhande aranganiza avuga ati ngo se ko ari equipe ndishaka kugira ngo uzajyemo uzayishobora ndavuga ati ngo nayishobora bitewe nyene equipe yari yo kunye nayo nzi iyo equipe se ni iyi ngo equipe irakomeye none uvuze ngo irakomeye numva nagiye kujya nubwo ndavuga ati gukora bitewe no kunye niyumva equipe ikomeye se ubwo nzabangiye gukora miki ati ngo okay ntimbwe nacyo wenda nzagerageza nta wese ukeka se mu mutwe wawe naketse umutwe wanjye ubwo icyo gihe nasenye kwenda nka za Rayon Sport za APR naketse amakipe abiri natekerezaga kujya baswati muri Rayon Sport cyangwa muri APR izo equipe nabonaga n'ubundi zifite abafana benshi nkabona ko izo equipe zikomeye zinakunzwe mu gihugu cyacu ubwo byabaye ngombwa ko nagiye kubona gusa turi mu myitozo mbona umuyobozi wacu ari we Rukundo ngo wari president wa Renaissance yahindutse Recitade ikaba Kigali aranyegera avuga ati ngo
uri tayari kujya muri ekipe yindi ikomeye hano mu Rwanda. Ndavuga ati ikipe ikomeye ku mutima, ndavuga ati ngo perezida ngewe aho wanshira hose najyayo nta kibazo, ari umupira nta kibazo najyayo. Ndavuga ati okay, none se ko ari ikipe nshaka kugira ngo nzagushiremo ya APR, ndavuga ati ibyo nta kibazo. Abavuga ati kandi ntabwo ari kure cyane, ejo uzakora imyitozo uhita ugenda. Uvuga njya hese uzahita ugenda ugiye i Rubavu rwose. Abandi bari i Rubavu, bari muri kampo, bari muri kampo nibo bakoreye kampo, kuko twari dufite sekafa hano, twagomba gukina sekafa hano i Kigali hano kuri stade Amahoro. Ubwo biba ngombwa ko muri imyitozo nkajya kuvugana nabo. Icyo gihe ntabwo nafashe umwanya kugira ngo mvugane na manager wa equipe 100% navuganye nanuza wayo na perezida wayo mukuru nyene, sinzi nimba navuga mwiza simbizi wa Perise hoye nta kibazo rwose. Nivuganye na James, ni James niyo guhamagaye afande janye uri bundi ni pare w'abanyamupira mu Rwanda. Buriya ntaguciye mu ijambo ukina APR cyangwa utarayikiniye, uriya n'umubyeyi ufasha umukinyi wese niyo abatanyuze muri APR. Upfa kuba uzi ko nimwegera ufite ikibazo cyangwa ukagirirwa ubuntu ukora ko umuvugisha ufite ikibazo uri umukinyi, aho ukina hose agufasha ntacyo yitayeho. So urumva rero ubwo icyo gihe perezida wagiye wabuze icyo ambwira, aravuga ati ngo umuntu ngiye kubahuza nawe, hari umuntu wavuze ngo muhure nawe, ugomba kuzajya kumureba. Njya kumureba, injira muri biro. Wagiye kumara muri biro ya Minadef? Ya Minadef hariya Kimihurura. Kimihurura nawe nagiye. Ndicara turaganira, arambwira ati ngo so ibyiza abandi bakinyi bari muri lokale, wafata umwanya kugira ngo ujye mu rugo ukavugana n'umuryango, ejo ukamanuka ukajya i Rubavu. Ndavuga ati ngo nta kibazo najyayo. Icyo gihe nakoze iki, nagiye nsezera famille, aravuga ati ibindi tuzabivugana uri Rubavu nta kibazo, wowe wagenda nta kibazo. Ndavuga ati ngo ntacyo. Icyo gihe nafashe umwanya kugira ngo ngende nsezere famille ngira Rubavu nsanga y'abandi. None ubwo ngenda nzi ko nari mfite ubwoba, mvuga ati none ngiye gusanga abanyamahanga hamwe tujya duhura mu kibuga, nari mfite ubwo bwoba, mvuga ati ngo ndamenya nzavuga iki hari ahantu. Ariko nagiye yongera amahirwe nsanga abandi bakinyi bandi b'abanyarwanda nabo bariyo, abo nagiye mvuga ba Shyaka Jean, ba Uwacu Jean Bosco, nsangayo abo ngabo ba Jimmy Gatete, nsangayo Somana Abdul, nsangayo abandi bakitoreye, genda mbona ko n'ubundi ari ya groupe n'ubundi bisanzwe. Hiyongeyemo abandi mbona none bafite bibigango none birenze ibya na dread utamenye uko zimeze. Nabaga ndije wenda, ariko natsanga none andi maje yandenze akaze cyane, nati hano nzawasha ko ariko kanyine guhuza n'abantu cyane no kuganira cyane nabo, akavuga ati ngo mweme ngaho rero ngo twari kwa umupira wawe umwe biri gutubeshya. Ngiye kubana hari n'umugabo wese umaramba Kizito, Christopher Fred yavuze ngo kagatipe ngo kiruka ngango reka tuwe n'imo kaziruka. Bari barazanyeje muri polisi muri Kigali. So urumva rero icyo gihe tuhahora turaganira. Cyo nanjye ubwo numvishe maje nayize kwa peri wenda harimo abantu wenda bandi bashobora kuba mwagana buri umwe yimenyera ibye nyene kuba bari umunyamahanga. Ariko nagize yo nsanga harimo n'izindi elema zindi zigenda zigufasha kugira ngo umupira wose nk'uzamuka gato. Ariko kuzamuka kwawo ubu nyine biba bishaka ahantu hose ugeze ugomba gukopera kugira ngo bibe ibyo ugiye mu kwanza nimba bizaguhira. Nayice kugira ngo ndebe koko kuntu bakora imyitozo ko cyari mushyashya ufitira nago yari muzana mu gihugu. Abakinyi twakinaga nabo abenshi bari bashyashya n'izo manga zambo twite na Kabange ntabwo yari imbazi. Ni wabazanye inkareba n'abandi ngo babitango ba Bwariya, abo bitango ba Sadu Abubakare, abo bitango ba Gasekaro, nabonaga gutyo gusa nanjye twahoraga mu kibuga ko ntabwo nari nzi ubuzima bayimo kuntu babumeze. Ntabwo nasanze mu abakinyi bose buriya babaho kimwe bose ni wamenya. Ariko iyo bari muri lokale barahuza. Abanyarwanda muribuka umupira w'abanyarwanda cyangwa mu mupira wa shampiyona yacu 2006 na 7 n'8 n'9 aba twagize amazina, twagize abakinyi. Niba ari uko hari tutari dufite visuality iri hejuru ku buryo tubabonesha amaso, kuko iyo umuntu kenshi hari ukuntu barabya kumenyera, ariko ari ukuntu nyine ageraho ntakomeze kuba mushya imbere yawe. Ariko kumva umuntu kuri radio Marcel Rutagarama na Jean Lambert Gatare bari muri Trikepo Musoya, bari muri Victor Nyirenda, urumva amazina baga ari muri APR remereye, bari muri Kaserukaru ari ubona bari kogeza, wumvaga
ayo mazina ukumva umupira w'u Rwanda urimo ikintu kinini cyane, ariko uyu munsi nyine bari kuza umunyamahanga wareba mu kibuga ugasanga nta tandukaniro rinini n'umunyarwanda, usanga ntago harimo ikintu kirimo difference. Kandi imbere APR yajyaga ahantu niba rese bibuka aho yajyaga ikajya gukora witwa Lionel Sempre irazaga akavuga ngo nta myaka ibingiye gukina ko ngiye gukora ikintu kitazibagirana hano, akagukora ibintu by'ibitangaza kuvuga uti bana mu mupira w'u Rwanda uno mwaka bari abanyamakuru turogeza wenda tezamu twavuga ninde undi mukinnyi w'izina yemereye nka Chukepo Musoya nkuko nabivugaga, hari abakinnyi bakoraga mizamara babaga ari beza, akindi sezo uko napezanye Lionel Sempre mana akagukubitira umupira ukavuga uti kwa kweri umupira uri kuri urwego. Mwemere impamvu mvuze ibyo bintu wabaye iyo APR wagezemo wangu yarapera ikimo y'amazina y'abagande benshi ba Johnson Bagwenya ngo cyagiye cyabone mubyibuka neza abo ba Christian Manfred bara amazina yemereye none uri numwe mu bakinnyi bakinanye numwe mu bakinnyi bango beza bibihe byose abanyarwanda bitwa Jimmy Gatete. Yari groupe kwanza apart yo kwa wagezemo kabona bari friendly barakwakira nka mumuna wabo, ariko ubundi uboneka ari groupe meze gute attitude bage muri APR kiri yagiye. So gusa kiragiye ikintu cyabaga kiriho gusa ikintu nubwo babaga bakuza ariko bagiraga kuntu bakubaha bitewe no kubakubona. Nta buriya ikintu bakubwiyaga nabo banyirwa gitaka batego twebwe umupira turawuza, ariko rero ntago twubwiye ngo ugende unguzana ngo wirare umenye ko wageze mu bantu baza umupira, nawe ugomba gukora. Ndibuka neza ko liste yo kujya muri APR kugira ngo ubone liste kugira ngo uje muri 18 ugombaga kuba warakoze antrenero mu 100% babona kuri hejuru kugira ngo uje muri 18 gusa apana 18 gusa wagomba kuba warakoze umwitozo andi mutoza avuga ati ngo ari nta kibazo. Ariko abandi bakinnyi bafata abakinnyi babasinya nka bane cyangwa batanu bajyana ku ruhande yabwira ati ngo se uriya mwana tumushiye muri niba baza bakaba kare kugenda ntabwo wajyaga muri liste. Ubu no kuvuga ngo liste hariye ntiyakorwaga n'umutoza gusa. Kare ntabwo ari umutoza gusa, umutoza afataga abantu bageze kuri 3 cyangwa 4 ba capitaine ya vice capitaine n'ababi. Capitaine yari icyo gihe muri APR. Capitaine icyo gihe ya muri APR yari nuzuye ngo bwa mbere nasanze Basari yambarwa na Sio Abdul, bakabimbo yambarwa na Elias na Ganda abangabo. Nubwo yongewe icyo gihe nicyaga nkavuga ati ngo ubu koko capitaine ayo Elias na Ganda bari mukorana bushake abantu bose mba mbona bavuga bizagenda gute kugira ngo nanjye ufate umwanya wenda irabura sara w'amagabo urazayikuramo undi muntu komona bitoroshye. So ugasanga rero akenshi cyo impamvu dusubiye inyuma gato ku kuntu babe bameze n'abantu bakubwira ati ngo icara wige ahantu uje ni nko mu ishuri. Hano harimo abakinnyi batandukanye nkazira manga cyangwa ngaba bose ni imyaka wenda ni imwe cyangwa wenda baruta ibyo n'ibyo ariko mu kibuga nicyo dushaka kugira ngo tubone kwanza difference nawe ushobora kuba wagaragaza mu kibuga. Uwo bita Kayizi Vincent yari yicara ambwa ati ngo Petit kumwe wirukanga none ndashaka kumwereka kuntu birukanga abakinnyi apana ibyo byo kurukanga gusa ubitse umutwe. Yafataga ball yayipasa kandi koko nibyo n'ubwo icyo bikaba ari ikibazo kuyikurikira cyangwa ngo uyifate yahabe byo twaraga arimo araguruka ariko se abatipe imyitozo arayo bakora imyitozo wamusanganye speed utatekereza ko afite uriya ni impanga yende ngo bita Kabange. Kabange ari ntekira gushimira Kabange yakinaga imbere nawe bariya anagezemo ndavuga ati ngo atipe afite umuvuduko urenze cyane. Ndavuga ati ngo ubuse kuko nzakora iki nanjye ndavuga ati mwese mukoresha iki kugira ngo wenda mwirukanye gutya speed mwikura he ati mujye gukora sport bambye gukora sport. Ndavuga ati bizakoca rero nzangura izakoca ngiye gukora n'izindi zanjye ubwo nanjye njya kuri team y'abandi bagiye ubwo byagusabye kujya uko imyitozo yamfutira ingakora n'indi yanjye ugakora n'iyawe ku ruhande kugira ngo tujye kuri ritime imwenye kuko nabonye ritime mbona iri hejuru cyane irenze yanjye rero nanjye ngajya muri yanjye saze kugira ngo tuzahurire sasa hamwe saduhuza. Ese nicyo APR yakoreraga icyo APR yakoreraga kuri iyi ntengo Igisenyi. Urabona Igisenyi icyo hari mu gihe cya camp ariko igihe cya camp ndavuga bavuye muri camp tuvuye muri camp twakoraga hano etegisirwa cyishwe kitegisigo cy'ibyatsi cyatugakura hano kunuza hano kwa Mirongo. Aka kibuga cyo kwa Mirongo manza mu minsi yashize Rwanda cyarafashaga cyane uko twebwe twabije mu nyuma ariko cya kibuga cyo kwa Mirongo manza cyo kwa Mirongo cya kibuga nagikore twagikoreho cyane cya kibuga twayikoreho cyane. Okay
aha utweretse ishusho y'umuraperi icyo gihe rero baranayibonye abantu bagerageje kumva neza uko byabaga bimeze n'abakinnyi hari akantu kamwe hari message mwavuze nshaka ko mwumvamo yaba uri umukinnyi nawe ushaka kuba umukinnyi yo ntuzenyire imyitozo mutoza buriya abatoza ntibakunda abakinnyi bakora individuelle ntago bakunda ariko buriya iyo discipline muzayigire ndagusabye niba uri umukinnyi iyo discipline uzayigire ujye ukora imyitozo individuelle irafasha pe umutoza waraza akagukore hari imagination yagira yuko hari ritmu ugomba kuburiho sibyo yangiza bakaguhereza ibyangombwa gukeneho muri match kuko ababizi ko byanga bikunda urango kuko ufite igihaha gihagije urango kuko ufite imbaraga z'umubiri zihagije ariko in case wowe ubwawe wumva ko hari kiri kubura zikore mwana wama zikore otherwise bazagutahanda zikore urumva mwemere muri aperi kugira ngo abashe byonyine no kubamo byamusabye kujya ku imyitozo ya equipe agakora niye ku giti cye finally se byaje kurangira ufitinze muri aperi noneho nawe ubona kuri level y'abandi muri aperi byaje kuza kugera aho ngaho kuko abenshi babaga hari amamatch twagombaga kuba natwe ari nka test babaga baduhanye kugira ngo barebe level yacu amamatch rero twagendaga tuyitwaramo neza tukenda tugatsinda nubwo bakajya bavuga ati ngo okay tubuze wenda uyu nguyu hari uriya yadufasha amahirwe naje kuza kujya gusa yize amahirwe amwe habamo shock umukinnyi umwe agira injury none ubwo baba ngombwa ko wakinaga kuri kabiri ko babaga ari sibo yakinaga kuri kabiri sibo mana Buduri yagize akantu ka injury avamo Elias Ntaganda ajya kuri kabiri no nanjye sasa no nyina kuri gatatu wangu ntawe n'umukinnyi rero haretse wowe muri match no sasa muri match no ikomeye icyo gihe ntabwo nabyibuka twari na Kiyovu Sport igihe Kiyovu nayo yaragendaga yari kirinzima icyo gihe ubwo byabaye ngombwa ko iyo match yanjye banshira mu kibuga ubwo bahise babona ko nanjye nshoboye okay none ubwo tumva ko dufite indirimbo kuri gatatu bagushize mu kibuga nta foto yabaye mu kibuga nta foto yigeze ibaho icyo gihe ubwo icyo gihe nahise nishakira nk'umwanya nyine ubwo cyavuga ati ntabwo wajya ujya kuri gatatu yasi nagaca kuri kabiri mu gihe Abdul adahari ngiye ngo Abdul ariko y'imyaka ari kugenda ikura n'ubundi yagenda ko yesi hari muri za 2006 wayimazemo igihe kingana cya PR namazemo imyaka 3 ako no kuvuga ngo iyo tubaze imyaka twe ntago tubari n'amasezo wamaze mose 3 ndabyumvise ariko ngusubize inyuma gatoya hari ikintu watubwiye wasanze Kabarebe muri office ara muri Minadef arakubwira ngo ugendire Rubavu tuzavugana mwaje kuvugana yes twaje kuza kuvugana message yagomba kumba yanyizejeho nta kibazo haciye igihe kinini ako akenshi kwera igihe kiba kinyuzeho kurandurwanya nibwiye ko nta kibazo kugira ngo abantu bumve umupira kiri yagihe ku kijyanye n'amafaranga za rekitema n'amasalere abantu bahabwa ukuntu abagangana bumve difference birimo n'uyu munsi kuko kiragiye hari abantu bahaga amafaranga ashobora kuba ari menshi igihe kandi afatika none uko ako n'ibintu byari bigifite agaciro ugasanga umuntu agwaye amafaranga yakugurinze i Kigali 2006 umuntu ushobora kugwiza mu $10 yakuguraga inzi i Kigali so nyewe sinzi wenda naguciye mu ijambo mu byo wenda ashobora kuba mu mupira aho nakinnye hose kuba ngiye naranje na kariyeri yanjye wenda harimo n'ibyagendaga bincinige yagendaga bincinige nabyo birahari kabiri kuko yagenda ajyaga gukina mwo muri equipe ngasanga nk'umukinnyi ahembwa nka 600 cyangwa 700 kandi umukinnyi ngasanga kenshi wenda nabanza no mu kibuga wenda njye mbona nasimbuye cyangwa ni no mu bencheri ahubwo ese amafaranga bayamuhera iki kandi ari mu bencheri nanjye ubanza mu kibuga ngasanga ni nko kuri za 200 300 ugasanga ujya muri aperi baguhere Critoma ingana iki ujya muri aperi bamaye Critoma so ubwo sinzi wenda ubwo president Rukundo wenda ubwo ko ari wanjyanye wenda nimba wenda afite andi yafashe simbize none vuga kugezeho yewe njyangezeho nagezweho n'amafaranga amadolari 2,000 $10 salary icyo gihe nganaga gute salary icyo gihe bambaga amafaranga 250 wagezemo wari kumwe n'abapro benshi n'abakinnyi b'amazina remereye nibwira ko ubimenye usanze harimo difference iri hari uwo twagiye guhemberwa rimwe aranseka ntabwo nzabyibagirwa rero twagiye guhemberwa rimwe duhembye njya gufata salary mageze twese tuhageze twese abo nyabembe araseka avuga ati oya ati ngo fata agafanta ngura agafanta oya ati ngo wewe wana uri hasi cyane bajya bagenda karanyica nawe ariko si
so ni gute uriya dukinana akangurira fanta twahembwe twese baba we so ugasanga rero none se uravuze ngo mwagiye guhembwa babaga mu ntoki oya bahembwaga muri CSS ariko nubwo muri CSS guhemberwa nyine babizi ko dutonda umurongo hariya kandi ubwo njye nagiye gukuramo ayanjye nabo nyine ubwo agiye gukuramo abonye njyayo ndimo ndandarekarama abona ko ari hejuru abatwe ayo ngayo umugabo ni umusitari ntabwo namuvuga yari utayizamu wa peri yambonye araseka avuga ati ngo peti ni umunyarwanda abantu bamwibwiye turamushimiye cyane ubwo yabaye imfura abana nakundi nyine fata ku gafanta ntacyo so ndimo ndumva nahenze mva muri aperi nayo narenza salary y'ibihumbi 250 niyo yahengaga muri imyaka 3 umwaka wa nyuma wa gatatu nibwo bongereho bamemba turuwasa 300 ubundi busanzwe none ubwo twagana n'abandi bakinyi bagenzi banjye cyambabazaga ngasanga bo bari hejuru yanjye cyane biruta nkuko njye niyumva nabaza perezida nyene ngo we waranjanye kavuga ati birangiye nabivuyemo so aho uri hariya niho bagomba kujya bamanaginga gahunda yawe yewe ubu twarazanyije ntacyo bari byahari yariyema ugasanga rero ni ikibazo n'igihe tweza no gukina match umukinnyi mugenzi wanjye avuga ati ngo ume santere n'amasante y'igitego ndakugura fanta kandi dukirana muri equipe avuga ati ngo yangura fanta gute dukirana muri equipe nguyu koko urumva ko nyene harimo bagenda hari revo y'abagazi kariho nawe revo y'abagazi ko ari urumva kandi ubwo muntu navuze byinshi wenda n'umuntu n'umunyamahanga ubwo ko twaganiraga cyane yambwiye we yumvisha umushahara membwa aravuga ati ngo wowe wawe rwose eho nabyo kuko iyo ukina muri equipe kugira ngo ujye kubaza ibintu bya salary nta muntu wapfa kwibaza gutya ngo abigusubize gutya live ahubwo arakubwira ati ngo tegereza tuzakubwira wenda umwe bose basigaye bica bakanegosiye bagashyiraho umukono ubwo sasa ikintu kiba kinatangaje kinanangaza ntabwo mva kuno umukinnyi ahembwa miliyoni hafi imwe y'iki gihe ukambwira kuno ngo bari munani igutse ayo mu gihumbi cy'idolari ari umunyarwanda agahembwa 2 by'idolari peti yitwa rage agiye guhembwa 2,000 by'idolari ngaho nyumvira nawe sasa ubwo tuvugisha ukuri 2 by'idolari hejuru ko mezi rakitema 40 muri polisi buri kwezi agiye kuzakira 2 by'idolari afite impamvu atuma umupira umunanira ubu ubwo ni iyi niba ari umugabo ushaka ko umugabo nyawe haro numvisheje mundi kuri radio bavuga ariko nuko najya nkunda kumva amakuru cyane ngo bitango nimba ari wo muri Esport mu defenseur ngo nimba ari Aimable numvishe kuntu bemo baramunegosa bavuga ngo amafaranga ngo bamuha igice ngo ikindi gice ngo kirasigaye byase kera twarabivuga kare ara mwanya aho go hari ibyo tumwe Rwanda n'umwanya kujya mu mu kibuga ungu ikibuga kirimo urajya kurwatira n'amafaranga gute sibyashoboka ayo baguhaga bagarayo ukajya we gusa ugasigaye kumenya ati ngo naje gukora icyana jega ngwizukuri biraryoshye cyane kuganira muri buno buryo hanyuma rero reka twihutishe gatoya umwaka wa nyuma baguhaye 300 nka salary muri APR of course umaze kumenya abandi bahembwa wari ubona ko uhembwa makeya kuyisokamo ibyo byagenze bite so kuyisokamo rero hari ikibazo ishobora kuba cyarabaye ndimo ndumva abantu benshi cyane babizi ko nagize ibyago by'umwana wanjye so icyo gihe nagize ibyago tujya mu kiriyo turashyingura gushyingura ahubwo mfata umwanya wo kugira ngo mbanze kwanza numvaga umutwe nameze neza ndavuga ati mwama umwanya kugira ngo mbanze nitekerezeho ko muzi ko nagize ibyago apere rero yuko ko ari condition ni wamenya ibya gahunda ibiri hariya mubageshe kabisa bona abasirikare bati reka ntago byamara icyumweru umuntu ari itekerezaho gutese ati ngo nimba atari iminsi 3 ubwo rwose ntago twakoya kumunaginga ndahira kuko icyo gihe twari dufite n'umutoza Futira nawe so urebye nayo yabigizemo uruhare kugira ngo wenda mbe nk'umuntu wavamo kameme uko yari icyavuga ati ngo ntago umuntu amara icyumweru bavuga ngo ari itekerezaho turi muri competition turimo turangana n'ama equipe ntago byashoboka kandi ari titera abanza mu kibuga icyo gihe ubwo yabaye ngombwa gutyo nyine ubwo muri APR ko yahamaje no kuza abandi bakinnyi bandi ndimo ndumva twabamaje kuba andi marekrito maze ansangamo haje kuzamo bangabo Albert hazamo ba Iranzi ba Migi APR ba Serugabura bibuka ba Egimani bari bashatse n'abandi nabarushesha ngo mbanza pete bari baje ugomba ngo icyo gihe byabaye ngombwa ko babwiye ati ngo ngewe iki ngiye kuba numva ko cyawe nashaka kubyumva nyine n'ubuyobozi ntago nibo so ndibuka wo bita afande Siza afande Siza niwe dushobora kuba twarijyanye akantu k'akabazo bageze ku kibuga nkererewe gatoya
abizi icyo gihe n'urushyi bararuryaga iyo babaga batinze hariya ibindi bintu n'urushyi bararuryaga arabamagara nanga nabo gategeka nako nakwegera utankubite kuko abakinnyi benshi cyane baryaga inshiya bavuga ati ngo ndavuga ati muri baragiye kumwita ndamuhunga ndigendera mufite ubusivile bwinshi bashaka kubanza kujya banabaryuzura reka fande sinazi ndamuhunga ndigenda njya muri federasiyo magana abandi bakora imyitozo mwakoraga kuri Ferwafa kuri Ferwafa abandi bakora imyitozo ndangije ubu nyuma yaho hongeye gukora amanibaruwa ngo isezeranye ngo twajyanye ikibazo ngo n'umuyobozi ikiso nawe amagambo yakoreshaga arangaje igaragaza ko n'ubundi yarakaye ashaka kujya gukora iki kumubita natereka nigenda byari atari kuko muri ape nuko twatandukanye nayo ko nabona ibaruwa ibyo ngombwa barabima ndangije twatandukana gutyo. Okay, ubundi rero sinye mugiye kingana iki? So nukuvuga ngo hariya kuntu twari tumeze hariya ape rero gusinya amakipe yacu niyo wasinyamo imyaka 10 ariko iyo mwajyanye ikibazo nta bitugenda ntabwo nabya bindi yo kuvuga ngo uriya ngo tumuri iki cyo ya uragenda rwose neza n'umutima mwiza wawe ati gusa wayibonye ibaru yikwirukana ntacyo ufite cyo kurenza aha wenda ubwo cyari cyo gihe ngite ntyo kuko uyu munsi nsigaye mbona nta kipe gipfa kwirukana umukinnyi ko yishakiye. Aha ni muri aperi rero wabaye umukinnyi udasanzwe muri polisi kwanza ukimara kubona utandukanye na aperi watekereje ko iki kigiye gukurikiraho? Yo gukurikiraho n'itandukana na aperi ubundi icyo gihe nasubiye muri Kigali muri Kigali wari wongeye kuvugana Rukundo se? Icyo gihe twagiye Rukundo nawe icyo gihe baramuhinduye imbanza nongeye gusubira muri Kigali icyo gihe iyo samwe ndumva navuye muri aperi nimba nagiye muri Kiyovu hari muri za 2009 gutyo Kiyovu gutyo ya Jean Marie itozwa na Jean Marie Nagwabira hari za 2009 niba nagiye muri Kiyovu dukorana na Jean Marie icyo gihe mvuye muri Kiyovu mbanze bwo nagiye muri polisi. Wawe kujya agiye muri polisi? Nagiye muri polisi urebye se buriya urebye polisi nagiyemo igihe yari ifitemo aba bakinnyi banuza bamugeni Fabrice ba Sina Jerome ba Shimimana Emurani ba Jimmy Mbaraga so nembe muri Kigali njya muri polisi agiye akantera ariyo ko Kigali ndimo ndumva icyo gihe nuzi kuntu batanye amagambo na Kigali bavuga ko amafaranga twafashe mbere twebwe njye na Jimmy Mbaraga twafashe amafaranga mbere tugifite inoza season muri Kigali yani muri Kigali wabanje kujya muri Kigali mbere kujya muri polisi ko niko ko hari saga zigize kuvuka ngo muri gukinira ku mafaranga ya polisi so muri Kigali ako ko kumwe mufite n'ubundi ntago byari so hari aho ntago babeshyaga abapolisi bavuga gishaka kuri amafaranga twaye tuyafite nese amafaranga twaye tuyafite ariko se umva wayasubiza ntago twayasubiza ngo bishoboke anga barayaduhaye barayaduhaye ahubwo avuga ngo ikintu cyabayeho barayaduhaye bamaje kuyaduha none ubwo kuyaduha kwabo bagira ngo tuzaza kuhita tubakina bwo babyumvishe nabi twabwiye ko dufata amafaranga tuzaze kubakinira uyu mwaka none bagira ngo uko bayaduhaye ako kanya tuzaza gukina umwaka yose zirangiye urumva rero icyo gihe twari amafaranga ariko nabo ntago bayaduhaye yose baduhaye ibice aho bati ibindi tuzabibaha polisi kazi nta kibazo muri muduhaye icyo gice. Aha iyo sezo murayikina muri Kigali wowe na Jimmy Mbaraga njye na Jimmy Mbaraga ubwo bajya kunegosiya na polisi bavuga ati ngo abantu bacu iki n'iki bavuga ati ngo ikabarangiza ino sezo bazaze aribaye twabiza tujya muri polisi. Wamaze ikinga iki muri polisi? Muri polisi numva nagiye mu gihe gasasa igihe cya Gasambongo Gasa twarakoranaga muri polisi sinzi igihe inshi ntabwo mbyibuka abacemo igihe habacemo igihe. Aha reka tuganire mu ishusho rusange ko yakora iminota yacu ndi kugenda dusiga so mwemere ngira inshuti wakiniye AS Kigali wakiniye APR wakiniye polisi amakipe meza dufite ngaha mu Rwanda yego nyine amani zindi nziza ariko ikipe nziza izo funa dufite ngaha mu Rwanda umupira wakiniye muri amakipe atandukanye
ukora umukinnyi mwiza cyane cyane nko muri APR na za polisi ntabwo iki gihe abakinnyi b'abanyarwanda basohokaga cyane ariko waba warigeze ugira chance cyangwa se ubona uburyo bwo kuba wasohoka gukina hanze y'u Rwanda? ndumva igihe nakinaga muri APR nagize kubona amahirwe icyo gihe twari turi muri Sekafa muri Tanzania bajya amahirwe yo kujya gukina yo ariko ikipe yanshakaga icyo gihe yari Yanga ngomba kujya gukina muri Yanga ariko icyo gihe ikintu cyari gihari nayo mfite amasezerano na APR wenda bashobora kuba baravuganye wenda nibumvikane wenda kuri gahunda zabo wenda hagati yabo yewe sinamenya icyabaye nyuma yaho ariko icyo gihe umuntu wagombaga kunjyana aho ngaho yarambwiye ati ngo ngewe ntabwo nakwijyana gutya gusa kuko mfite ekipe ndacyafitemo amasezerano bavugana na ekipe ukazambwira ibyavuyemo bavugana na ekipe ngiye kumva barambwira ati ngo ekipe yanze kukurekura umva ntabwo twagutwara kandi ekipe yanze kukurekura uwo nguwo niwe wari wakoprocinze kubera ko yange gushaka ninde se ubundi ni umugabo w'umutanzania twahuriyeyo kuko muri Tanzania iyo umuntu muri Tanzania habaye abantu badiringa n'abakinnyi cyane yarambonye gusambana mu kibuga arankunda ariko approaching aravuga ati navugana nawe aza kuri hotel twari dutuyemo turagenda tujya hanze turaganira nanjye aravuga ati ngo none ko nshaka kugira ngo iki ubwo twari turi kumwe njye na Ndanda turaganira tuanje kuganira aravuga ati ngo okay none sasa gwikiza ikasaka firangire tafata umwanya nze mu Rwanda nze mvugana na equipe twumve niba byashoboka ukaza gukina ubwo yaraje baravugana biranga mu hano mu Rwanda ariko ntiyakubwiye ibyanze n'ibiki ntabwo yabwiye ngo ibyanze wenda ngo namafaranga cyangwa cyavuze ko equipe yanjye gusa ndashaka kundekura okay umupira kugejeje kuki so urebye umupira ikinangijeho se navuga nk'ikira ikintu gusa abantu banziho izi saha banaziho cyane babazi ko nkunda cyane barabizi ngo naguraga amamodoka ngo nakundaga nyine ngo umungara nakundaga umungara imodoka nziza ntabwo wacira imodoka nziza ngo moto ngo iki abantu babiziho ibyo bintu so ikintu gusa nabashije kuba nakora umupira anagerageje kuba nagura akantu k'akabanza nuko ariko kananiye kubaka naguze ikibanza so cyane nyiguze kucyubaka nkajya ashaka kubaka ariko abantu benshi cyane babatekereza ko wenda ngiye muri football yanyishobora kuba nakinaga wenda ngo nabonaga amafaranga menshi cyane arenze kuko ahantu henshi twarahuriraga ahantu abantu bahurira benshi cyane babizi ko abanyamujyi benshi cyane bikundira enjoy kweraga muri enjoy babona enjoy ndimo bakavuga ati uriya mutipa ahembwa menshi kandi batazi ko wenda agiye ndanavumba batabizi so rero kuba nyine uri kumwe n'abantu cyane baba bazi ko nabaho ikintu ufite kirenze cyane kandi rwose ntabirenze bya birimo kabisa uyu munsi imyaka iramutse isubiye inyuma ugasa n'uwongera gutangira kariyeri kambyite ntyo wongeye kuba mwemere reka ngo wacagiye cyo gutangira muri AS de Kigali ni icyo wahindura ku rugendo wagize rwa karere gukina umupira hari buri muntu amugabo we umuntu ahora n'ibintu byinshi cyane ngo hari ibyo nagiye murana icyo gihe no kuvuga ngo nari mfite nta n'umwana nari mfite icyo gihe kabimenye ikintu icyo gihe nta n'umwana nari mfite ariko ngo umaje kugira umuryango urumva ko hari ikigombwa hari ikinsa unsaba urumva hari icyo ngomba ndashaka kuvuga ubwo no kuvuga ngo rero icyo gihe wongeye gusoma imyaka 18 gusoma imyaka 18 sasa ariko aya mafaranga bahembwa abakinnyi b'iki gihe akaba ari ahoraho nayo akaba ari yo yacyagiye se Imana ni yapimye byaba ari ibindi well mu gusoza ikiganiro ntago turi butinde cyane hari icyo ufite wicuza ushaka utarakoze neza muri kariyeri yawe cyari iki uzi saha kinicuza muri kariyeri yanjye nuko gusa none nashobora kuba mvuga ati wenda mwemere afite ahantu wenda izi saha atuye iwe mu rugo yubatse cyo kibazo ngiye mfite nicyo cyo nicuza mu buzima kandi ubuzima wabayemo wabonaga kandi ubuzima nabonaga byose ubushobozi buhari all right aka kanya uri umukinnyi umaze ku myaka ntibeshye 30 ni rimwe sofa ni 9 aha ni 9 uracyagaragara nk'ukiri muto n'ikiza cya sport nubwo nka 37 gutyo hari umukinnyi uri kukureba
tureke no muri left back n'umukinnyi ukiri mutoya cyane. Yego message ushobora kugendera umukinnyi uri gukina kano kanya, kuko impamvu ngiye kukikubaza nabari ababyumve. Umukuru w'igihugu kino kiganiro tugikoze, ntabwo nzi uzakirebera, ariko tugikoze umukuru w'igihugu yajyanye ikiganiro itangazamakuru mu minsi mike itambutse. Hari ibibazo yasubije abanyamakuru bishingiye ku byo yabajijwe. Aromojije ashingiye kuri raporo asohotse gahunda ya leta igaragaza ko mu myaka 20 iri imbere mu Rwanda imirimo izaba ihari 65% byayo izaba ishingiye ku mpano. Ni ukuvuga ngo niba umuntu umunyamakuru wabyiga ariko ni impano, gukina umupira wanyura muri academy ariko ni impano, kuririmba wajya kubyiga ku Nyundo ariko ni impano, gushushanya wabyiga ariko ni ibintu nk'ibyo. Ku buryo impamvu ngiye kukubaza kino kibazo, biragaragara ko urubyiruko rw'ahazaza, abajene bakiri batoya, imibereho yabo kwanza, wajya mu ishuri nibyo, ariko ikintu kitwa impano Nyagasani yaguhaye, kukibona ukamenya ko leta igufiteho gahunda ishaka kubyaza umusaruro iyo mpano yawe, kuko ari cyo kintu ushoboye, icyo kintu leta gifiteho gahunda. So gukina umupira rero ubusanzwe ni impano. Abakinnyi bakina umupira kano kanya bakiri batoya, abatekereza kuza gukina umupira, warawukina iby'igihe kirekire cyane, hari ibyo utubwiye ko wicuza ko utaragezeho, nibyo, hari n'ibindi byiza wagezeho ntabwo twabitindaho. Message wabagenera ni iyihe? So burakoze kumbaza icyo kintu. Ikintu izi saha navuga kuvuga ngo ubungubu no kuvuga ngo muri Rwanda rwacu iki gihe birimo ragenda rwihuta mu iterambere cyane. So ugasanga rero akenshi iyo rwihuta gutya mu iterambere biba bishaka kugira ngo nkatwe dukuze turi bakuru tugiye icyo tuganiriza abana, tubabwiye n'ubuzima tuba twaraciyemo kugira ngo nabo bagire ukuntu bitwara iki gihe. Muri iki gihe ngende ndimo ndabona abana dufite nonaha bakina umupira banawushaka, n'abakina n'isaha. Hari ikintu nshaka kugira ngo mvugeho. Nk'urugero twebwe tugikina niyo bisi kugira ngo tuzayibone ngo ije kudufata ku muhanda, ntabwo byabagaho, waritegeraga kugira ngo ugere ku kibuga cy'imyitozo y'ikipe yawe ugomba kureba, cyangwa mu kibuga ukora na korose ukageraho gusa wakoze korose ubundi ugakora kuri baro ugataha. So n'iki gihe ikintu mbona abana b'iki gihe n'abawukina n'iki gihe wenda banakuze nabo iyo bawurimo ntabwo bashaka kugira ngo baganirize babana ntabwo bashaka kumva, ahubwo ibyo bakuru babo bashaka kubabwira. Uko nk'urugero nk'ubu nk'izi sangewe nshobora kwenda nonaha wenda tuvuge nk'urugero nshobora kwenda nona wenda nakazi mfite cyangwa wenda mfite ikintu nona, ariko nashaka kugira ngo nganize nk'umwana ukina umupira nkamuga ati ngo petit ugomba kwitwara uko nanjye ibyo nahuye nabyo nibi ugasanga wa mwana akuga ati ngo we byararangiye byihore ati niyace abantu ubuze bice muri byo noje kugira ngo inama ikareka byihore. Ugasanga buriya rero kumva nabo biri kure cyane ni imyumvire, ariko baramutse bicaye bakumva, so wamugira inama kandi ngo dore ngewe nakikoze ibi niba, ariko reba aho nanyuze ubuzima ndimo urebe kuntu bimeze, cyo wenda ari umva yakumva, ariko abenshi ntabwo bashaka kumva bitewe n'iki. So ati umwana niba yembwa nk'ibihumbi 500 cyangwa nk'iyo miliyoni bavuga, ubwo mwana wajya kumugira inama ushingiye kwajyana no kubwira tugore kare kintu aho yiye inama umukire uragiye inama gute tegwa go fata ari icyo ushaka ubundi wikomereze ni kweta kubwira. So ugasanga rero kumva myumvire byagoye cyane, ariko rero nge mbagira inama bashaka pirasi wenda akajya abona gutyo akagira undi musaruro yabyaza, kuko so twagize n'amahirwe dusigaye dufite ibintu byinshi cyane bifasha abantu. Hari ibimbina, hari ibintu bindi by'iterambere abaturage bagenda bajyamo, bajya bafata umwanya wo kugira ngo batange aho ngaho amafaranga wenda kugira ngo ejo n'ejo bundi bazabyaza umusaruro. So ndimo ndumva ngewe ariyo nama nabagira. Okay, ni inama yumvikana kandi nziza ishingiye ku kuvuga ngo ari guhembwa kano kanya reka kuyaryohamo yose. Kora investment, kora saving mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Umupira urarangira man, ibaze ko afite imyaka hafi 40. Mu mupira tuyita imyaka ni bake bayigeza, ariko 40 afite Nyagasani amutije ubuzima yaba hindi nk'iyi inarenze. So urumva ko imyaka myinshi afite yo kubaho ni myinshi paraporo niyo yamaze umupira. Inama yakugira kujyanye no na saving ukuri kuyumva byanga bikunda, kuko sinibwira ko uzaje uri guhembwa miliyoni kano kanya ntago uzaje imyaka 40 ugihembwa miliyoni y'umupira, no. Ahubwo ayo mafaranga wahembwe imbere hari ikintu wayakozemo kiri gutuma uyu munsi harandi winjiza nubwo batagikina umupira. Well and good.
Emery Amine mwemere reka ngushimire wane ko wemeye ubutumire bwacu ntabwo byari byoroshye iki kiganiro rwose nubwo tugikoze tunezerewe dufite imitima ikeye turi free ariko byabanje byinshi cyane byari bifite biteye ariko nagushimiye cyane ko witanze ukaza kuza kuganira natwe ndibwira ko n'ubutaha nitugukenera muri The Bros Entertainment ni karibu namwe ndabashimiye ko mwabanye natwe rero ubwo reka mbifuze gukomeza kugira ibihe byiza cyane nitwa Eri Baryinyonza